n'ubundi ntabwo twari tuzi ko tuye mu nyubone kandi muhereze n'ubundi ntazaduca kandi nimunyure mu marembo mupangero umuriro n'umuntu nzabikora muze ukora ikosa ritoya umutwe wawe ubona hano hasi ndabizi umuriro papa ndakwinginze turaziranye ndakuzi Kuki? ntuzi uri umwana na musaza wawe ndamuzi Uranzi? yego n'ababyeyi bawe ndabazi n'urupfu wapfuye ndaruzi Kuki? nukuri ndabazi mukuru mu kana Njye uranzi? yego Njye nitwiribagize. yego ndi hano ku bwawe Uri hano ku bwanjye? Uretse gato muzehe. Uravuze ngo uri hano ku bwanjye? yego Wewe usurinde. oya igihe cyo kwivuga ntabwo kiragera ahubwo nakuzaniye wa muti urabizi ko wabonye uyu muti wa mbere uyu rero ni uwa kabiri utuma wibuka byose n'ibyasigaye ukibuka n'ibyo mu bwana uretse muzehe fata umubwire uko uwunywa none se reka nkubaze wanzaniye umuti uwa mbere wo uzi aho waturutse nyine ndabizi ba kamarade nibo bawukuzaniye n'ubu nibo bawumpaye kamarade na Emile se muraziranye cyane turaziranye ni uyu muti nibo bawumpaye ngo nzawuguhe muzereka rero mubwire niba waje kuneka imitwe wayotse ntabwo naguteka umutwe n'ingano yanjye none se ubwo uwo muti wa mbere ko muzi wayotse uyu muti wa mbere ko muzi ntibibuka ko wawunyoye se urakoze narawunyweye nyine uyu se wa kabiri waturutse nyine wagombaga kunywa n'uwa kabiri kugira nyine ndi kukubaza uyu muti wa kabiri waturutse ba kamarade na Emile nibo bawumpaye ngo nguhe barifata baguhereza weho umuti nyine bose babaye iki kubyo batawuhereza arega no wa mbere nawukuye mu maboko yawe uyu se wa kabiri bagize ubwabo bwo kubagwereza kugira hano biragoye nubizi se kugira hano biragoye muze yanganira umuti wawe ntabwo nawunywa sinshobora kunywa umuti nahawe na kamarade na Emile yego kuba bavuze byo ndumva muziranye ako se nabwirwa n'iki ko udafite ahantu wagiye gukura amakuru hirya no hino kugira unyumvishe ayo mazina nanjye ngira icyizere cyo kunywa umutwe nubwo uri kumbwira ngo uranzi nakwemezwa n'iki koko niba unzi nk'uko uri kubivuga numara kuwumuzamenya oya muze umuti wawe rero niba ushaka ko mwunywa uzawuhereze kamarade na Emile nibawuzana nzawunywa ikindi kandi sinatinyuka gufata umuti hawe n'umuntu ntazi nkukubite mu nda yanjye nkunywe ese ndamutse mpfuye ntacyo uwa mbere se kutigeze uwuzana nyine bari kuwuzana ndabizi ihangane rero muze ubusanzwe nabonye nsuzugura abantu bakuru usibye ko nta nuko ngusuzuguye ntabwo nakora rero ikintu numva umutima wanjye utari kunyemeza ubyihanganire ikagitese wiriwe bakunze ba filime inzira y'umusare ese ko Fabiola bamuhaye umukono akanga kuba yawutora akanga kuba yakikiriza uyu musaza yabashe kuba yakumva ari kuganira na Iribagiza arimo amuha umuti wa kabiri rero jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu muntu twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikiye kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza ubundi tuganire kuri ino filimi yacu inzira y'umusaraba tuvuga ibintu biraza kuba byazamo nkwibutsa ko ibitekerezo byawe ari ingenzi by'uburyo ubonamo iyi filimi yuko ibitekerezo hari abantu bibasha kuba byafasha kandi natwe bibasha kuba byadufasha kugira ngo tubategurire filimi tugendera ku bitekerezo byanyu rero kora subscribe kugira ngo utazagicikwa utanga n'ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi inzira y'umusaraba twabonye ko uyu musaza yarazaniye Iribagiza umuti wa kabiri yuko kamarade na Emile bari baje kuba baha Iribagiza umuti wa kabiri bahasanga uyu musaza barawumusigira kandi twabonye ko uyu musaza atigeze agambanira Iribagiza ahubwo yagiraga ngo agere hano mwa kino gipangu abashe kuba yacungura Iribagiza nk'uko nabibabwiye abantu dusanzwe tubana hano kuri ino channel kandi mubonye ko ari byo bibaye yuko
tubonye ko Emile na kamarade baje hano mwa runo rugo bari baje kuba baha iribagiza umuti, ariko bahasanze uyu musaza papa wabo bamusigira umuti wa kabiri, ababwira ikintu cyamuzanye hano mwa runo rugo ko atigeze agambanira iribagiza, ahubwo ko yaje kuba yareba ibimenyetso bizashinza Rugema, hari ibimenyetso akiri gushaka bizatuma iribagiza abona ubutabera namara kuba yanywa umuti wa kabiri. Ariko tubonye ko iribagiza uyu musaza muhaye umuti wa kabiri, iribagiza akanga kuwunywa. Se kubera iki iribagiza yanze kuwunywa? Byose turaza kubirebera hamwe. Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watanga wowe igitekerezo cyawe cy'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kandi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima aho hasi muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Ese kamarade na Emile bazagaruka kuba baha iribagiza umuti ko uyu musaza iribagiza yanze kunywa? Ese Fabiola araza kuba yamenya ko uyu musaza yavuganaga n'uriya iribagiza agiye kuba yamuha umuti wa kabiri? Uri kumva ko uyu musaza biramutse bimenyekanye ko Fabiola yabashe kuba yakumva ari guha iribagiza umuti wa kabiri, uri kumva ko intego z'uyu musaza zaba zirangiye, kubera ko Fabiola nyine afatanyije na Nyiranambara na Rugema niwe mugome mubi ubasha kuba yabagira inama. Ariko noneho aramutse yumvishe uyu musaza ari kuganira na iribagiza ku by'uriya muti wa kabiri, uri kumva ko byaba bimurangiriyeho, ntabwo yacika Rugema ndetse n'uyu mugore Fabiola, kubera ko twabonye ko Fabiola nawe ashaka ko iribagiza atakibuka kugira ngo nawe azabone uko agabana ku iyi mitungo ya Rugema ndetse n'uyu musaza, kubera ko bavuganye diri y'uburyo bagomba kuba barya iyi mitungo ari abantu babiri. Uri kumva ko na Fabiola rero impamvu ari kurwana ishyaka nuko nawe ashobora kuba yazaryaho, kubera ko Nyiranambara avukana n'uyu mugore Fabiola, niyo mpamvu mubona Fabiola aba yabihiyemo cyane. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu, ni ibintu byiza bigiye kuba byakurikira, kubera ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane. Nimba rero tubashije ko twagerana kuri uyu munota ukaba uri kubona uburyo iyi filimi iri kugenda, ukaba warebye filimi Inzira y'Umusaraba agace twese twamaze kuba twareba, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangaho ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi iraza kuba yagenda, kubera ko ibi ni ibintu byiza nyine biri kugenda biranga, biri kugenda bigarukirana. Nk'uko twabonye ko Sylvie ndetse n'uriya mukobwa Kanyana batabanye neza, ariko uyu mukobwa Kanyana arimo arakora amakosa akomeye cyane, kubera ko yatangiye kuba yakijwindika n'uyu mukobwa iribagiza ko atagiriye inama musaza we kugira ngo abashe kuba yakemera uyu mukobwa Kanyana. Ese iribagiza yaba afite ayahe makosa kuba afite musaza we akaba yamugira inama y'uwo akunda? Kandi ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza. Rero Sylvie nawe yamurakariye cyane, ati yagombaga ko yamubwira musaza we akaza kuba yavugana n'uyu mukobwa akabasha kuba ari we akunda aho gukunda Sylvie. Rero urabona ko uyu mukobwa Kanyana agahinda gakomeje kuba kamushengura, atangira kuba yakijwindika cyangwa agatangira kuba yarakarira buri muntu wese azi ko aziranye na musaza wa iribagiza. Rero ni ibintu bitari byiza uyu mukobwa Kanyana arimo arakora, kubera ko twabonye ko Sylvie yaje kuba yanamusaba imbabazi, uyu mukobwa akabasha kuba yabyanga. Ese ni ukubera iki Kanyana agumya yijwindika uyu mukobwa Sylvie? Ndetse noneho tukaba tubonye ko noneho na iribagiza batakibanye neza, kubera ko yamurakariye cyane. Ese Kanyana ibyo biraza kuba byaherera he? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona Kanyana ibyo biraza kuba byagenda hano hasi kuri comment, kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi nkubwira ko ibitekerezo mubasha gutanga hano hasi muri comment ari byo duheraho tubakorera filimi, kubera ibyifuzo byanyu biba byabashije kuba mwatanga nibyo duhita dukora. Kandi mwarabibonye ko ibyifuzo ejo bundi mwatanze ari byo twaje dukoraho. Rero uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byamera neza. Rero nimba kandi ugeze hano bwa mbere ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, urikandeho kugira ngo uzajye ubasha kuza hano ubashe kuba wasobanukirwa na filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza nyine bikomeje kuba byayiranga, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Ariko uyu mukobwa
uyu mukobwa Kanyana mubashe kuba mwamugira inama, kubera ko Sylvie yaraje n'umutima mwiza aje kuba yasaba imbabazi uyu mukobwa amubwira ko nubwo bakunze umuhungu umwe nta n'umwe wigeze yerekana sheri wundi. Rero Sylvie akaba yarakoze igikorwa cyo kuba yakereka uyu mukobwa Kanyana sheri wiwe, agasanga uwo musore Sylvie yerekanye niwe Kanyana akunda. Rero uri kumva ko Kanyana ari ibintu bitamubashishirije kuba byamubera byiza, byabashije kuba byamubabaza cyane. Niyo mpamvu muri kubona n'ubu ngubu agifite agahinda ari kurakarira buri muntu wese. Yabanje kuba yarakarira uriya mukobwa Sylvie, none yageze no ko iribagiza. Ese iribagiza yaba afite makosa ki? Mujyaho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu. Ese uriya musaza papa Kamarade we ibyo biraza kuba byagarukira hehe? Kubera ko twabonye ko Fabiola ndetse amaze kuba yameze nk'aho abumvishe, ariko icyiza ni uko uriya Fabiola aje kuba yakumva ashoje kuba yavugana na Iribagiza. Uri kumva rero ko ari ibintu byiza cyane atigeze yumva iby'uriya muti wa kabiri. Rero abantu babashe kuba batanga ibitekerezo byabo aho hasi muri comment, nibo nje kuba namara amatsiko, kubera ko uriya muti wa kabiri ntago Fabiola yigeze abyumva bawuganiraho, ntago yigeze yumva bari kuwanga yuko Fabiola aje mu nyuma aje abona uriya musaza ari kuganira na Iribagiza. Niyo mpamvu Fabiola mubonye ko bimubabaje cyane kuba uriya musaza ari kuganira na Iribagiza. We yari ari kwibaza ati muri kuganira iki? Ese uriya musaza byari bikwiye ko aganira na Iribagiza? Ariko icyiza tumaze kuba twabona ni uko atabashe kuba yabona ko uriya ari umuti wa kabiri yari afite, yari agiye kuba yaha Iribagiza yuko uyu musaza kari kagiye kuba kamubaho. Ntago ari ibintu byiza cyane byari bigiye kuba byamubaho, ariko Iribagiza nawe ibintu abashe kuba yadukora ntago ari byiza, kubera ko abashe kuba yakanga umuti wa kabiri kugira ngo akire, ngo ashaka ko azawuhabwa na Kamarade na Emile. Ese urabona Iribagiza ibintu arimo ari byo by'ukuri? Rero kandi subscribe hano kuri ino channel, ujyaho hasi muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi, yuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane cyane abantu baherereye mu Burundi ndetse n'ahandi hose mu bindi bihugu byose byo ku isi, nibo babasha kuba badukurikira cyane, n'abanyarwanda bose babasha kuba badukurikira. Rero mujye hasi mutangemo ibitekerezo byanyu by'uburyo mushaka ko iyi filimi izajya igenda kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi mwabonye ko uriya muti ari wo wa nyawo wizewe wa kabiri, yuko twabonye ko Kamarade na Emile hari ahantu babashije kuba bawupimisha. Hari umuntu bigeze kuba baha ifoto kuri WhatsApp abasha kuba yabapimira uyu muti, ababwira ko ari umuti ukomeye cyane udakunda kuba waboneka hano mu bihugu bya Afurika, uboneka ahandi mu bindi bihugu birenze atari muri Afurika, ariko muri Afurika ngo hari indi miti ishobora kuba yagufasha. Rero babasobanuriye buri kintu cyose gituma uriya muti ariwe Iribagiza ari uwa kabiri yari kuzanwa. Rero ni ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu. Kandi twabonye ko uriya musaza papa Kamarade yageze hano mwa runo rugo afite ikintu cyamuzanye, atigeze azanwa n'ubusa, ahubwo yari yaje kuba yaneka Rugema kugira ngo amenye ibyo azabasha kuba yatangamo ubuhamya mu rukiko, kugira ngo azabone uko arenganura Iribagiza. Rero uri kumva ko Iribagiza yitaweho cyane, nubwo twari tuzi ko uyu musaza yagambanye, ntabwo yigeze agambanira Iribagiza, ahubwo uri kumva ko na za mpapuro z'imitungo bahaye Rugema atari iza nyazo, ahubwo yagiraga ngo abone uko azagera hano mwa runo rugo kugira ngo azabone uko ata Rugema mu maboko ataraye, cyangwa Rugema akajya kuba yabyozwa ibyaha yakoze. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza papa Kamarade yabashe kuba yakora, kandi akaba yaragiye kuba yaha n'umuti wa kabiri Iribagiza. Ariko ikintu kibyishe ni uko Iribagiza atigeze amenya ko uyu musaza ari we papa Kamarade wabashe kuba yagera muri runo rugo, nk'uko Fabiola ajya abivuga ati hano mwa runo rugo hagera umuntu ufite ikimuzanye n'uriya musaza. Fabiola yari yabivumbuye, ariko Rugema yanga kuba yamwumva. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, nubwo Rugema yamubwiye ko bafatanyije, ariko uri kumva ko ibintu bigiye kuba byabakoraho. Ntago
yuko yuriya musaza yatagera hano mwa runo rugo hari byinshi atari kuzamenya, kandi amaze kuba yakigarugema neza uburyo bashobora kuba bamushyira hasi. Rero uri kumva ko Kamarade ndetse na Emile bagiye kuba bakora ibikorwa bikomeye cyane, kubera ko tumaze kuba twabona ko uriya musaza afite ikintu cyamuzanye hano mwa runo rugo. Imana yabashije kuba yamufasha agera hano mwa runo rugo, aza ari umukozi, ariko ubu asigaye habaye mu buzima busanzwe nta kintu agikora. Uri kumva ko rero Imana ikora ibitangaza bikomeye cyane, ikabasha kuba yacisha umuntu mu nzira zigoye ariko zigacamo. Rero nimba wumvishe ibitangaza Imana yabashe kuba yakorera muri uno musaza kugira ngo azabashe kuba yaha umuti wa kabiri iribagiza, jya hasi muri comment wandike amena, kubera ko tubonyemo nyine ibintu byiza kandi byinshi bibasha kuba byashimisha abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Murumva ko episode iraza kuba yakurikira, noneho ibintu bigiye kuba ari uburyohe cyane, bigiye kuba ari umuriro. Amatsiko mwari mufite, season yacu iri kugenda igana ku musozo, kubera ko igiye kugera ahantu noneho haryoshye cyane. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima wo hasi muri comment, ibintu bimeze neza yuko mutangiye kuba mwakibonera ibintu bigiye kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, byose mumaze kuba mwabibona. Rero nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandaho, kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, yuko tumaze kubona ibintu byinshi, kandi mutangamo ibitekerezo hano hasi muri comment bikabasha kuba byaza hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero hano niho nkubwira ko iyi ariyo channel yonyine yuko ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filime Inzira y'Umusaraba, ariho mubasha no kuba mwatangira ibitekerezo byanyu bikabasha kuba byagera aho bigera, kubera ko